amasezerano yose uko Imana iyatanga yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Isi bizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Haleluya. Isi bizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Jukora ntabura hano, ubura maso yawe, bari nyenyeri wizere amasezerano ye. Isi bizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Twongeye guca bugufi Imana, twongeye kugushima kuko uri Imana yo kwizerwa. Mu bibaho byose nta gihwanye nawe kandi nta cyagereranywa nawe. Uri Imana yo kwizerwa ibihe byose, uri Imana yo kwiringirwa. Uri Imana idahwema kutugirira neza, uri Imana idahwema kutwiyereka. Nubwo turushywa n'abantu, tuguma no kwizera. Yesu ni uzadufasha mu bitugerageza. Isi bizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Nubwo twarushywa n'abantu, nubwo twacika intege, ariko tuziciwe n'abandi, ariko tukagumana kwizera, nta kabuza tuzabona amasezerano yawe. Turagushimiye kubw'umwanya mwiza wongeye kuduhereza, turagushimiye kubw'ubwoko bwawe wemeye kuduha kugira ngo bakurikirane ijambo ryawe, uduhereze kumva ndetse no gushyira mu bikorwa ijambo ryawe ritwigisha. Abaryumva ribakize, abafite ibisebe ribomore ibisebe, abafite intimba ribamare intimba n'imibabaro, ribuzuza mu munezero. Mu izina rya Yesu Kristo dusenze kandi twizeye, amen. Turabasuhuje, amahoro y'Imana abane namwe. Amazina ni Kwizera Prosper. Twongeye gushimira Imana kuko Imana itugiriye neza ikaduha umwanya wo kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Uyu munsi ijambo Imana ishyize ku mutima wanjye ni ijambo rivuga ngo inyuma y'icyo kigeragezo hari igitangaza. Inyuma y'icyo kigeragezo hari igitangaza. Reka dusome ijambo ry'Imana muri Daniyeli ibice byaho 3 ku murongo wa 28. Bibiliya iravuga ngo Nebukadinezari aravuga ati, Imana ya Saduraka na Meshaki na Abedinego ishimwe, niyo yohereje marayika wayo ikiza abagaragu bayo bayiringiye, kuko bigurukije ijambo ry'umwami bahara amagara yabo, kugira ngo batagira indi mana yose bakorera cyangwa basenga itari Imana yabo. Nicyo cyatumye nshiteka kugira ngo umuntu wese wo mu moko yose y'indimi zitari zimwe uzavuga nabi Imana ya Saduraka na Meshaki na Abedinego azatemagurwe, kandi urugo rwe ruzahindurwe nk'icyabo, kuko ari nta yindi mana ibasha gukiza bene aka kageni. Ibyo bishize umwami yogeza Saduraka na Meshaki na Abedinego mu gihugu cy'i Babuloni. Amen. Abasore batatu, Saduraka na Meshaki na Abedinego, bari abasore b'Abayuda bari barajyanyweho iminyago muri Babuloni bakuwe muri Israheli. Hanyuma bajyanwa ibwami bagiye gutozwa imihango
imihango y'abanyamahanga, imigenzo yabo, bashaka kubatoza ibijyanye n'indimi zabo, imico yabo, imigenzo yabo ndetse n'imana zabo. Ariko bageze ibwami, ni abasore bari barasenze, ni abasore bari barabaye imbere y'Imana, ni abasore bari barahaye Imana ubuzima bwabo, bahereza Imana imitima yabo, bahereza Imana ibitekerezo byabo ndetse n'imbaraga zabo. Bageze ibwami babatoza iyo mico, babatoza imigenzo itandukanye, ariko mu gitondo kimwe hasohoka itegeko rivuga yuko batagomba kongera kwemererwa gusenga Imana ya Isiraheli. Hanyuma barangije bacana umuriro, bakora itanura ry'umuriro, kuko itegeko ryavugaga yuko umuntu utazaramya Imana, iyo mana ya Nebukadinezari, nawe ngo azafatwa akajugunywa muri wa muriro. Hanyuma kubera yuko bari bagihuye n'ikibazo gikomeye cyane, basabwaga kwizera Imana, basabwaga kwiringira Imana. Naje uyu munsi niwo ndakubwira ngo inyuma y'icyo kigeragezo hari igitangaza cy'Imana. Aba basore bari bafite icyizere, bafite icyizere kiri hejuru, bari bizeye Imana. Ntabwo barebaga abantu, ntabwo barebaga aho bari, ntabwo barebaga icyo bagiye kubahanisha, ahubwo icyo bababwiraga cyose bashyiraga ku munzani bakakigerageza, bakareba Imana yabo, bakareba n'icyo barimo kubategeka, bagasanga Imana ikiri hejuru. Nuhura ari ikigeragezo, ujye ubanza ugishyire ku munzani, urebe ese Imana yawe n'ikigeragezo cyawe niki giteye ubwoba, niki gikomeye, niki cyandengera, niki cyampa amahoro, hanyuma biguheshe gukomera mu kigeragezo. Bene data, reka mbabwire yuko ibigeragezo duhura nabyo mu isi ntabwo ari ibigeragezo bwite, ni ibigeragezo rusange. Imana yemera ko uhura n'icyo kigeragezo kugira ngo irebe uko ucyitwaramo, hanyuma n'ubu mwizerwa mu kigeragezo, Imana ikwirate mu mahanga yose. Ahangaha ku murongo wa 30 havuze ngo ibyo bishize umwami Nebukadinezari ngo yogeza Meshaki, haleluya, yogeza Meshaki, yogeza Abedinego, yogeza na Saduraka. Arabo ibyo bishize inyuma y'ibigeragezo, iyo birangiye, iyo uvuye muri cya kintu, Imana irakwirata. Rero ntiducike intege, inyuma y'ikibazo, inyuma y'ikigeragezo hari igitangaza cy'Imana, hari umugambi w'Imana. Aba basore barabafata, hanyuma kubera ko bari banze kuramya ibigirwamana, bajya kwenyegeza umuriro. Bibiliya irambwira ngo benyegeza inshuro 7, ariko ababikoze ntabwo bari bazi icyo barimo barakora. Ariko reka nkubwire, nawe mbigusobanurira, ushobora kuba utazi icyo bisobanura, ariko reka mbigusobanurira uyu munsi ngo benyegeje inshuro ya mbere byasobanurwaga ngo ni Imana Data. Inshuro ya kabiri byavugaga ngo ni isezerano rishya n'isezerano rya kera. Inshuro ya gatatu byavugaga ubutatu butagatifu, Imana Data, Imana Mwana, Imana Mwuka Wera. Inshuro ya kane byasobanurwaga ibizima bine byahoraga imbere y'Imana biramya bizamura ikibaro cy'Imana. Inshuro ya gatanu byasobanurwaga ibitabo 5 bya Mose by'amategeko. Inshuro ya gatandatu niwo munsi Imana yaremye umuntu. Ku munsi inshuro ya karindwi byavugaga umwuzuro w'ijambo ry'Imana. Benyegeza 7, bageze ku nshuro ya karindwi bashyiraho umwuzuro w'ijambo ry'Imana. Bari bazi yuko icyo barimo barakora ari ukugira ngo bafate ubugingo bw'abantu babutwike, ariko ntibamenya yuko barimo barakora igikorwa acte prophétique, barimo barakora igikorwa cy'ubuhanuzi. Bamaze gushyiraho umwuzuro w'Imana ngo barabafata babajugunya mu muriro. Aha, bari bageze mu kigeragezo kisa nkaho ubuzima bwabo burangiye, ariko bageze muri wa muriro ngo umwami aravuga ngo ahamagara ibisonga, arabibaza ati se muze mumfashe kureba ko nzi ko twashyizemo abagabo 3, haba ndimo kurebamo uwa 4, kandi ndabona ishusho y'uwa 4 itameze nk'abo twashyizemo, irasa n'umwana w'Imana. Haleluya. Icyo nkundira Imana, iyo yamanutse, iyo yaje, iyo yimanukiye, nta muntu urinda gusobanuza ngo ninde waje, ngo ninde wabikoze. Bose iyo babonye baravuga ngo ni Imana yabikoze. Kandi icyo nkundira abantu, iyo Imana igusuje, bose bazavuga ngo twaragusengeye. Atejeri yarebye avuga ngo hari igihe mu kigeragezo gikaze, abantu bakakuvuga bongorerana, bamwe bavuga yuko budacya, ejo butazacya, ngo ariko bugacya, ngo bukongera bugacya, ndetse n'ejo bugacya. Reka nkubwire, inyuma y'imitego, inyuma y'ibigeragezo,
inyuma y'uburozi, inyuma y'imbaraga z'abapfumu, inyuma y'imigambi ya Satani hari imbaraga z'Imana zije kugira ngo zigukize, zije kugira ngo zubake ubuzima bwawe, zije kugira ngo zikubake muri rya sezerano. Hagararana n'Imana wamenye, wowe ntiwihakane Imana. Aho bigusaba kuvuga Imana uhagarare wemye uvuga Imana, aho bigusaba kugaragaza Imana uhagarare wemye ugaragaza Imana. Imana nayo igutegerereje muri wa muriro baguteguriye, Imana igutegereje muri wa muriro bacanye, Imana iri muri wa muriro, iri muri cya kigeragezo, itegereje yuko ukigeramo, hanyuma ugasanga ihagazemo, mugahagararana, hanyuma ba bandi bakigushizemo bagatangara no kubona ukiri muzima, bagatangazwa no kubona ukirimo kugenda. Bene data, Imana iracyakora, Imana iracyavuga. Yabanye n'aba basore mu itanura ry'umuriro, uyu munsi nawe iri kumwe nawe, uyu munsi nawe yabana nawe. Niko umwanditsi w'Abaheburayo yavuze ibice 13 ku murongo wa 8, uko Yesu Kristo yari ejo n'uyu munsi niko ari, kandi niko azahoraho iteka ryose. Nta cyamuhindura, ni umunyembaraga, arakomeye, kandi azahora iteka ryose atugirira neza. Bene data, muhumure, mukomere, inyuma y'ikigeragezo ufite hari igitangaza cy'Imana, akiri igitangaza cy'Imana, akiri imbaraga z'Imana. Imana ikugirire neza, Imana ikuzamure, Imana igukomeze mu izina rya Yesu. Haleluya, haleluya.